Muraho, ku bakoresha ikoranabuhanga rya IBM version 2.0 tugiye kurebera hamwe uburyo bwo guhindura ibiciro bya mazutu cyangwa esansi muri IBM yawe. Fungura IBM yawe, shyiramo TIN, user ID n'ijambo banga byawe. Kanda kuri login. Umaze kwinjiramo, kanda hano kuri item. Kuri ibi bicuruzwa dufite muri IBM yacu, kanda kuri diesel cyangwa se mazutu, ukande nanone hejuru kuri update fuel price, wemeze kuri yes. Hano kuri beginning quantity barakubaza umubare wa litiro ufite za mazutu. Dufata urugero ko dufite litiro 100,000. Kuri new price reka dushyiremo ko ari 1,800 y'amafaranga y'u Rwanda litiro irimo kugurishwa. Ikindi gihe ukeneye guhindura ibiciro, n'ubundi uraza ukajya hano ugahindura kuri new price. Beginning quantity ntabwo ari ngombwa, usabwa kuyuzuza ku nshuro ya mbere gusa. Urakanda kuri save, wemeze kuri yes na OK. Hano kuri diesel urabona ko igiciro kuri litiro ari 1,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Nidushaka noneho guhindura igiciro cya essence gasoline, turayikandaho, twemeze kuri yes. Kuri beginning stock reka dushyiremo litiro 150. Igiciro cya mazutu reka tuvuge ko ari 1,900 y'amafaranga y'u Rwanda. Turakanda kuri save, twemeze kuri yes na OK, bibe birarangiye. Nuko rero wakwihindurira ibiciro bya essence cyangwa mazutu ku bakoresha ikoranabuhanga rya IBM version 2.0.